ubundi ko muvuga ngo si urukundo uzi icyo yakunze kuri sosiyete muri rusange ntibibareba kumva ngo umwana w'imyaka 22 agiye gushakana n'umugabo w'imyaka 40 afite umwana niba baramuhaye ibiti niba yarabuze icyo umwana nirereye urumva n'umubyeyi nawe tuba tugomba kumwumva mwana naramureze naramubyaye ndamutoza ndamukuza ndamwigisha ariko sinzi kimubayeho ku munota wa nyuma ndagira ngo mbwira abadukurikiye ko uwo mukobwa afite uburenganzira bwo kurongorwa n'umusore ugifite imbaraga. Yego sha abasuhuje mwese aho muri hose mu byo muherereyemo byose ndizera mumeze neza natwe tumeze neza ndibaza muri kubibona ntago ndi njyenyine ndi kumwe na MC Pedro. Ese ubundi abantu mumaze iminsi mudukurikira mwagiye mubibona yuko nyine twagiye ntago ari ubwa mbere tugiye gukorana mwaba mubizi ko ari MC. Okay, turaza kubisubiramo neza hanyuma. Pedro, karibu. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien. Mwaka bimeze gute turi ku itariki ya 10 na kangahe y'ukwa mbere? Ukuntu utangiye ungira ngo yavanga imyaka myinshi. Ku bantu batatuzi. Oya, nta myaka myinshi nta n'amasaha. Tariki 10 na? Yego. 18. Y'ukwezi kwa mbere. 18 z'ukwezi kwa mbere turacyari mu bunani. Umwaka duhuriyeho twese conventional année civile tutangiye ugeze mu minsi 18 umunsi wa gatatu ndibuka nsubiye mu kazi nabwiye abantu nte uyu nawe ubu warangiye tugeze ku itariki ya gatatu. Abo kubera ikizuba tugitangira umwaka. Yes, mbyita gutyo kubera ko iyo mufashe nkawushyira muri plan hari ibyo ngomba gukora muri uwo mwaka mba ninjiye mu mpita numva urangiye amera nkaho ndujye uhamagara kuri radio vuga ngo bwije nkoze iki. Ariko ni sawa cyane numva ko ibyo byose bigutera imbaraga. Biguha imbaraga zo gukora cyane ukumva ko nta gihe kinini ufite. Yego. Ariko mwakomeze neza watangiye neza turi bazima Imana yaduhaye amashimwe dufite amashimwe dutangiye neza. Wenda njyewe ndabizi ariko byari ngombwa ko mbariza n'abantu badukurikiye kugira ngo babimenye. Nabo mbibabwira n'ukuri pe tumeze neza turashima Imana. Ariko tutarinjira mu kiganiro hito ubabwira ibyo bintu by'ubu MC. Yes, ni MC Pedro. Abankurikira mujya mubona kuri status n'abanagiyeho utuntu tw'udu highlight tw'ubukwe cyangwa nashyizeho amafoto. Wenda nubwo hari ubukwe dusa nkaho twereje nuko tuboneka muri weekend handi tuba duhigira handi ariko n'izindi events zose turaziyobora. Guhera kuri event yoroshye ushobora gutekereza ko yoroshye kugeza kuri event ikomeye, inama mpuzamahanga, inama zisanzwe, nanjye kuvuga bridal shower kandi nta mugabo ugeramo. Aho ni nko kuvuga ngo naho umuntu miyesi nabura kubayoborera mpfa ko mfite gahunda uko ziri gukurikirane cyangwa icyo mwateguye ibeshye se untumira ugiye kurya ndahita ntangira ngo afashe ifurushete aratangiye bigenze gutya inama zo events zose wenda ko kari ukubasetsa ariko events zose nuko wenda aho tuboneka muri weekend ariho haba ibirori by'ubukwe cyangwa se imanza zo mu miryango. Iyo tuvuze urubanza tuvuze event ntabwo tuvuze urubanza rwo kuburana byose. Rero wenda ngiriye umugisha kuri Nicky Harmon TV baraza kumpiningira nimero kuri iki kiganiro murabinyemereye nawe wabikorera niyo ntabigukorera. Well, ariko mudushatse ntabwo mwatubura tubikora neza kandi iyo muduhaye icyo cyizere ntabwo tubarwaza umutima. Yego, wenda nanjye reka mbabwire suko wenda ari umugabo wanjye ariko nanjye nabihamya nabivuga ni umu MC mwiza. Muzabigerageze ku muntu waba ufite mariage, ku muntu waba ufite event iyo ari yo yose
niho muzabibonera neza. Abikora neza pe. Karibu rero nanone n'ubundi yagarutse ngo tuganire, simbaganirize njyenyine, yaba ari we tuganire namwe, ariko tuganire uko turi kuganira namwe muba mufite uburenganzira bwo kuba mwanyura no muri comment namwe mukatubwira uko mubyumva, uko twabivugaga, cyangwa mukongeraho nyine ibindi bitekerezo bijyanye n'ibyo twavuze. Rero twagarutse kuganira ngo bimeze biti. Ahubwo bimeze biti muri uru rugo rwaniki hamwe mumeze mute? Yego tumeze neza. Urumva tugiye kuganira, hari ibintu muri iyi sosiyete yacu, mu muco wacu tubamo bijyanye no kubana, gushyingiranwa, ariko abantu bakaba babana bafite ikinyuranyo cy'imyaka kiri hejuru, wenda bakaba barushanwa hejuru y'imyaka 10, 15 ingahe nyine, ariko ande kuvuga cya gihe umuntu afite barushanijwe imyaka myinshi. Rero ugasanga hari uburyo abantu batabyumva kimwe, kandi tugenda tubibona, tugenda tubyumva. Rero nibyo tugiye kuganira, tubyumva ubundi ni ukubera iki, biterwa n'iki, ese biba bimeze gute? Nibyo ngibyo tugiye kuganira. Hanyuma rero dutangira, ubundi njyewe ndibaza, turabibona turabyumva, ugasanga wenda umukobwa abanye n'umusore, umusore arusha wenda umukobwa nk'imyaka 15 n'urugero, cyangwa umukobwa arusha umusore imyaka nawe nk'iyo ngiyo, ikigero kiri hejuru, ugasanga nyine hari uburyo bitari kuvugwa neza. Ubundi hari imyaka izwi nyirizina, hari ikigero kizwi umuntu adagomba kurenza, hari imyaka izwi umuntu agomba kuvuga ngo iyi ngiyi ntabwo nkwiriye kuyirenza mu guhitamo umuntu tuzabana. Urakoze. Ndishimye kuba tugiye kuganira kuri iki kiganiro kiraryoshye kubera ko tugiye kuvuga ku ishingiro ry'igihugu. Yego. Ishingiro ry'igihugu, ishingiro rya sosiyete. Ku ishingiro rya sosiyete, ishingiro ry'igihugu ni umuryango. Kandi ni abantu bose, ari abihaye Imana, ari abayobozi b'igihugu, ari abantu bakunda inyoko muntu, baba bumva bifuza ko abantu babana, bashyingirwa, bakabana, bakabyara, kugira ngo inyoko muntu idacika ku isi, kugira ngo habeho continuité de la famille, continuité y'igihugu, continuité ya sosiyete. Sosiyete ikomeze ibeho. Ukagira uti rero, uti hari imyaka yashyizweho abantu baba bahuje, cyangwa se yagenwe n'urwego runaka kugira ngo abantu babane ku myaka. Uravuga ngo imyaka iri hagati y'abashakanye, wenda ari umugore uri hejuru cyangwa se uri umugabo uri hasi. Ntaho nzi byanditse. Icyo nzi ni uko mu gihugu cyacu ariko umusore n'umukobwa imyaka bemerewe kuba bakubaka urugo sofa kugeza uyu munsi ni imyaka 21 kuri bose. Ntabwo birahinduka. Hari umushinga w'itegeko wo kwemerera abakobwa kuba barongorwa bafite imyaka 18, uwo ntabwo uremezwa. Mperuka biri mu nteko, twakora research tukareba, ariko hari impamvu ba avance. Noneho ku kintu kijyanye na gap cyangwa itandukaniro ry'imyaka, ntabwo ari icyuho. Difference y'imyaka. Tuvuge mfite 35, wowe ufite 25, cyangwa se ufite 35 njye mfite 25, nta hantu na hamwe handitse ko iyo myaka ihari ngo umuntu aba agomba kutarushanya iyi ngiyi. Abantu nibo bagenda bayishyiriraho, ugasanga nka bamwe baravuga bati nibura yakagombye kuba murusha 5. Ubwo wenda ni nko kumugabo, cyangwa se yakagombye kuba murusha 10, ariko ntaho byanditse. Nujya gukritika
haba negatively cyangwa positively, agira icyo abivugaho mu buryo bwiza, avuga kuri abo bagiye gushakana, biba bishingiye ku marangamutima cyangwa se les normes sociales, akamenyero cyangwa se ibyo sosiyete isanzwe igenderaho, ariko ntaho biba byanditse. Yego. Rero ntayihari. Inshubije icyo kibazo. Yego, ntayiba ihari, nta hantu byanditse, ntayo tuzi, nyine usibye ibyo ngibyo bivuze bitewe abantu bagenda bagenda bahurizaho. Noneho hari uburyo iyo bibaye ibyo bintu ugasanga nyine nk'uko nguko abantu babanye barushanya imyaka myinshi, ukabona umuntu akoze muri sosiyete nyine bigafatwa nk'aho umuntu akoze ikisi, amabara bigenze gute, ugasanga batangiye no kugenda babyitirira ibintu bimwe na bimwe, kubera icyo uriya muntu ajya mu rutakuriya, buriya ntabwo ari urukundo, ni amafaranga n'ibiki ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Agiye atwite se, ku muhungu se, yaba ari umuhungu ugiye ati uriya muhungu baramuroze ntabwo ari muzima, nyine ugasanga harimo ibyo bintu muri sosiyete bibaye, nyine aciye, nyine akoze ibitemewe. Ubundi ni ukubera iki? Ni ukubera iki abantu babifata mu buryo bubi, babifata mu buryo buri negative? Wenda niyo abantu bashobora kuba banikundaniye, ariko ukumva ntabwo abantu bemera ko ari urukundo, gute se umuntu, umwana w'imyaka 20 wenda n'3 akundana n'umuntu w'imyaka 38 ateya, urwo rukundo ntabwo ruba. Kubera abantu sosiyete ibifata mu buryo buri negative. Ntabwo ari sosiyete yose, ariko hariho ababifata mu buryo butari bwiza. Ubwo ni abenshi, hanyuma ni benshi bakavuga ngo agiye, turabizi abana b'abasore bagiye bashaka, ntitwabavuga amazina, ariko hari nk'umusore washatse umugore wamurusha, wari ufite muri za 58, uwo musore yari afite 24, abamwibuka ubwo bahise bamwibuka. Ariko babaza umusore akavuga ati ni amahitamo yanjye, ndamukunda, agahita amusomera no kuri kamera. Yego. Babaza umugore ati bebe I love you, nta no gusubiza audience, agahita avuga ati I love you, bagahita bakubitana utuntu. Rero harimo urukundo uko byagenda kose, ahubwo kose tuyakunze iki? Yego. Abavuga ngo si urukundo, kwanza uzi icyo yakunze? Uzi ko cyane ko abantu dukunda n'ibintu bitandukanye. Wowe ushobora gukunda iki, ushobora kurebera ubwiza, undi wenda akareba imico, akareba iki. Yes. Uzi ko umuntu akunda amaso akibagirwa no kumva ijwi, akibagirwa no kureba stature, uburyo Imana yakuremye, akibagirwa na ya myaka, ikamwibagiza. Avuga ati iby'imyaka murabizana mute ko nakunze amaso ye, ko ndeba nkumva ibisubizo byose birabonetse. Iby'imyaka murabizana gute ko afite care iruta n'iy'abakobwa bakiri batoya. Kandi uzarebe buryo umuntu kwitayeho birashaka akenshi ikintu bita care, kandi buryo niko umuntu aremye, avuka akunda kwitabwaho kuva uri uruhinja kugeza ukuze. Ushobora kubura kwitabwaho mu bakobwa mungana cyangwa urutaho gakeya cyangwa banakuruta, ariko noneho hagahita haza umubyeyi, umumama uri libre, uguha umwanya we wose. Keya yonyine ikakwibagiza iyo myaka. Niyo mpamvu navuze nti ubundi ko muvuga ngo si urukundo, uzi icyo yakunze? Yes, mbere yo kujyaginga umuntu nibyo twavugaga, wakwibaza ngo yakunze iki? Either yakunze ayo maso, yakunze icyo kiganiro cyiza, yakunze iyo skin, cyane ko abantu dukunda n'ibintu bigiye bitandukanye, yakunze uko ateye. Niba yarakunze n'amafaranga, ashobora kuba yaratekereje ati giye nakuze nta mafaranga, sinkunda ubuzima butarimo kashi, akaba arazibonye. Gusa burya care ni ikintu gikomeye nk'uko nabivuze. Rero igituma abantu babijudginga mu buryo buri negative,
bakabivuga batabicira akarurutega niyo mismatch y'imyaka. yego Kumva ngo umwana w'imyaka 22 agiye gushakana n'umugabo w'imyaka 40 ni ukuvuga ngo niba uwo mugabo yarigeze abyara arangana n'imfura ye. Uwo mubyeyi w'imyaka 58 igihe yabyariye n'umuhungu w'imyaka 24 uvuga ngo afite undi muhungu nanone w'imyaka 34. 34 ni ukuvuga ngo ni mukuru w'uwo nguwo inshuro nk'eshanu. Yes, ntabwo rero sosiyete ibyumva vuba. Ntabwo sosiyete ibyumva vuba. Aho ngaho biranumvikana. Ariko nanone uretse n'icyo ngicyo nk'urwo rugero wari utanze rw'uwo mubyeyi niba ageze mu myaka 50 n'ingahe, urumva abageze muri cya gihe cya menopause cyo gucura. Bivuze ngo wenda we yarabyaye, wa musore bagiye kubana we ntago azigera abyara. Urumva nabyo rero bahita babyumva mu buryo birumvikana ntago ari mu buryo bwiza. Nk'igihugu cyacu urumva imiryango imwe n'imwe yarashize, wenda tuvuge ni umuhungu wasigaye wenyine. Yego. Baravuga ngo baramuririra, nta nubwo babikritika gusa, ahubwo baramuririra bavuga ngo aciye umuryango. Aciye umuryango, ajyanywe n'iki, buriya koko iyo yihangana iyo agira ate kandi niyo ataba asigaye wenyine buriya kubyara nyine umuntu yagize umuryango iyo yubatse kenshi aba akeneye n'urwo rubyaro. Gusa ku burenganzira bw'umuntu bwe duhora tubwirwa kubaha igitekerezo cy'umuntu nanone, kuko niba yumva ariho azabonera bonheur, azabonera ibihe byiza, muravuga ariko agenda abeho neza. Ntabwo twese turi abana turabizi nk'abantu bagiye bajya gukora ubukwe ariko imiryango itabyemera, ariko bakagenda bakabona umugisha bakabaho neza n'imiryango ikabagarukira. Ntabwo twabitindaho ariko nanone twabura kubivugaho kubera ko mismatch y'imyaka iyo igaragara cyane, hari n'abitwaza ngo nta mugabo usaza. Buriya ariko se koko biriya bintu nabyo nta simbizi. Ngendo muri terere ukaba umu scientifique. Bivugwa ko imbuto z'umugabo zihora ziri sharp. Yego. Hanyuma umugore we nta mugabo ugira menopause. Yego. Kuri urwo ruhande byo kuri urwo ruhande ku mugabo ugiye ariko nk'umuntu nawe intege zirashira, arasaza akananirwa. Ntekereza ko kuba yarashaje kandi nubwo twabyirengagiza rega umuntu arasaza kumva kagongo hano hasi karimo kajya kaguduka. Imyaka imugeramo ndekeza niwe wabivuze. My God, ibi bintu nabyo byari ngombwa ngo amagufa kocagurika ngo binyumvishe ko nshaje. Nuko ubuzima nyine bwubatse biba bigomba kuba bwubatse, ariko muri make sosiyete niyo mpamvu itabyumva, kuko hari ibintu tuzi ngo abantu bakagombye kuba babana mu myaka yegeranye, barushanyeho mikeya 2 se 3 5. Iyo byatangiye kugera mu 9 mu 10 bitangira kuba ibibazo, none iyo byageze muri 20 rero cyangwa 30 biba byabaye ikibazo kurushaho. Niyo mpamvu rero sosiyete itabyumva, kandi bakosanga barahengamira mu kuba bacira urubanza umuntu cyangwa abo bantu bafashe icyo cyemezo cyo kubana kandi badahuje mu myaka. Wenda ariko tutararenga aho ngaho cyane, wenda twakomeje tuvuga impande zombi, ariko nawe nduraza kubyumva hari ukuntu iyo bibaye ku musore akaba ari we muto, umudamu akaba ari we mukuru. Biriya byo noneho sinzi akandi gace noneho byo tubishyiramo. Ese umudamu ntabwo afite uburenganzira bwo kuba yabana n'uwo mutoya? Noneho tureke no kuvuga ngo na kwa gusaza cyane, wenda ngo yashaje ngo yageze muri 50. Umugore wenda aba afite nk'imyaka nka 35 cyangwa 30, umusore afite 25. Nyine umudamu abaruta umusore, ugasanga umudamu uruta umusore, nyine kumva mu matwi y'abantu se bizagenda gutazakuyobora, niwe uzaba uri umugabo subwo, nyine bagatangira kwaka ubugabo wa mugabo, mbese
bakumva ko nyine bakamushyira ahandi hantu. Umugore ntabwo afite uburenganzira, umugabo kubera ikibyo n'ubundi usanga ari byo byabaye ikibazo cyane ko umugore we byanga bikunda ari ugomba kuba ari mutoya ku mugabo. Icyo kibazo ni cyiza, ariko mbere ya byose ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko uwo mukobwa afite uburenganzira bwo kurongorwa n'umusore ugifite imbaraga, ugifite amaraso akomeye, ntawe udakenera gusazurwa. Urumva? Kandi noneho njya nkunda kubwira nk'abantu dukorana batoya ndusha imyaka, nkababwira nti gukorana namwe biramfasha, ni ku buryo kuko mbavomamo amaraso, mbavomamo ibintu bishyashya, mbavomamo energy zanyu, mbavomamo namwe mukamvomamo sagesse, no bityo iyo symbiose igatuma nirajenisa nkahinduka mushya, namwe bigatuma ubujene bwanyu hiyongeramo n'ibitekerezo bikuze. Tugarutse rero kuri uwo mukobwa, niba hari ankurikiye, felicitation kuri wowe. Felicitation kuri wowe, kuko ubonye umusore ufite imbaraga, ugiye kukongerera amaraso, ugiye kongerera ubuzima, ugahinduka mutoya. Nanjye mvuga ugahinduka gakumi, sinzi uko ungana, ariko ukongera ukaba mutoya, ukagira izo mbaraga. Hanyuma rero tugarutse muri sosiyete yacu, abantu barwanira ukwibohora kw'abagore, munyumve neza, agenda avuga tugarutse kuri sosiyete yacu, umugabo n'umugabo akwiriye kuba hejuru mu buryo bwose, mu myaka, mu mbaraga, mu butunzi, mu bintu byose, kubera ko ubusanzwe sinjye wabishyizeho, umukobwa akeneye protection. Niyo mpamvu uzumva bavuga bati ese ninde urongoye undi? Kwibaza kugera kuri urwo rwego, umusore ararongoye ariko ngo kuko umugore amuruta ngo niwe umurongoye, cyangwa kuko amurusha amafaranga ngo niwe umurongoye. Ntabwo byakagombye kwitwa gutyo. Ntabwo byakagombye kwitwa gutyo, kubera ko afite uburenganzira bwo kubana n'umuntu akunda, bakundana, birumvikana utari mineur, utari munsi y'imyaka yemewe na leta, ariko niba murusha imyaka, ku bwanjye ntacyo bivuze, kuko hari n'igihe babana ukabona basigaye bangana, ukabona bari mu kigero kimwe, ukabona barasa, ukabona bararyoshya. Byazamuka rero byagera muri ya myaka twafatiyeho, diferanse ya 30, diferanse ya 20, diferanse y'iki, niho haba ikibazo. Bavuga bati nyine ko uriya mukobwa, turimo turavuga ku mukobwa ari we mukuru, kuriya mukobwa urabizi nk'ababyaza ba Gihanga, nuko ngubu bavuyeho, leta itabasapotinga, basa n'ababiciye intege, ntabwo bakibaho. Umuntu wese, umubyeyi wese agomba kubyarira kwa muganga. Mbere ababyaza ba Gihanga barababwiraga ngo mujye mubabyaza umukobwa utarageza ku myaka, uri munsi umukobwa ufite imyaka 18 kujyana hasi, ntimukamubyaze, muhitemo mujye mumuhita mumwihutana kwa muganga. Ufite imyaka 35 kuzamura, nawe ntimukamubyaze, mujye mumujyana kwa muganga. Ni ukuvuga ngo haba harimo izo risike zitewe n'uburyo biological setup, uburyo bw'imibereho yabo, uko Imana yabaremye nk'abagore uko bameze. Urumva rero niba ugeze muri iyo myaka mu buryo bwa biology yatangiye kuba questionable, ajyanye n'umusore w'imyaka 30-20, banabiheraho bakavuga turiya mwana kweri yabuze. Rero muri sosiyete nuko twabisanze, umugabo agomba kuba ari stronger, agomba kuba ari mukuru, agomba kuba afite imbaraga, agomba kuba afite kugira, kuko bavuga ko ari we wubaka urugo. Nubwo afatanya n'umugore,
ariko umugabo agomba kuba ari hejuru ukuntu. Niyo mpamvu niyo ageze muri iyo myaka iri munsi y'iy'umugore bihita bitangira ko abantu bajya bibaza ibibazo ku bagore b'abaminisitiri, b'abayobozi, b'abadiregitirise b'ibigo, babandi bakomeye bafata ijambo bakavuga ngo ariko ngo twibaza umugabo we buriya ntaba minisitiri muri ofisi, uriya mugore yagera no mu rugo agakomeza akaba minisita, nagera no mu rugo se agakomeza akaba minisita, akaba PDG. PDG bivuga president directeur general, niwe agakomeza akaba PDG nuko. Ariko facts zagiye zerekana ko, ibimenyetso byagiye byerekana ko umuntu ashobora kuba minisita akajya mu nzego zifata ibyemezo byo hejuru, akajya mu nama mpuzamahanga, akajya muri misiyo, ariko yagaruka akaba ari umugore mu rugo. Inshingano z'umugore dufite izo ngero ntabwo twakwirirwa tuzijyamo. Rero ni imyumvire ikwiriye guhinduka. Tugaruke rero, niyo mpamvu bifata umuzi mu mateka, bikura umuzi mu mateka w'uko nyine umugabo agomba kuba ari hejuru. Niyo mpamvu iyo bigeze ku mukobwa ari we mukuru ku musore, bikomera kurusha umugabo ari we mukuru ku mukobwa. Yego. Niyo mpamvu twanavuze ngo bavuga ko ngo umugabo ngo adasaza. Ubisobanuye rwose, wabivuye imuzi, nibaza byumvikanye. Hanyuma rero ibyo ari byo byose bizabaho, ntibizigera binahagarara, yaba sosiyete itabyumva, yaba umuco wacu, nyine bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko n'ubundi ntabwo bizabura kuba, bizakomeza. Abashyingiranwa bazashyingiranwa, abangana, abarutana, abameze bate, kuba amategeko abemerera kubana, ntabwo bizabura kubaho. Hanyuma rero tugira inama, yaba ari sosiyete ibyumva gutyo, wenda turagira icyo tubabwira. Urumva bo hari uko bari kubyumva, batemeranwa n'abo bantu barutana imyaka. Turababwira iki? Babandi nabo bagiye kubana bimeze gutyo. Ubu hari n'abadukurikiye avuga ati mfite umufiance aranduta cyane, mu rugo ntibabyumva, cyangwa byabaye n'intambara ntabwo babyumva, bizagenda gute ko njyewe byanga byakunda ko numva ngomba kubana nawe. Hakaba hari umubyeyi uravuga ati mfite umwana, niba baramuhaye ibiti, niba yarabuze icyo umwana nirereye, urumva n'umubyeyi nawe tuba tugomba kumwumva. Mwana naramureze, naramubyaye, ndamutoza, ndamukuza, ndamwigisha, ariko sinzi ikimubayeho ku munota wa nyuma mu buryo ashobora kumbabaza gutyo. Ngo hari umuntu ubikora ukabona ko nyine byageze, we yabanye na wa muntu umuruta cyane, ukabona ko byatangiye noneho gusakuza kuri buri muntu wese, ukabona ko ari ikibazo biri kugaragara. Ubwo rero abo bantu, yaba ari abadukikije, sosiyete ibyumva gutyo, ese babyakiriye bigende gute? Hanyuma rero n'abari kubikora nyine nabo bibaho, n'abari gushyingiranwa bo tubabwira iki? Narigenje kubera ko ikibazo kirakaza, ariko ndabizi icyo tubwira sosiyete. Sosiyete uzanyemo components ebyiri, abo mu muryango n'abandi. Yego, hari abo mu muryango, ababyeyi b'abantu, n'abandi. Abo mu muryango rero, yemwe bantu bo mu muryango, babyeyi, bavandima, abarera abana, barezi, uwo mwana wanyu mwemera ko yakuze, afite ububasha bwo kwifatira ibyemezo? Ese kuva avutse mwamuboneye umwanya? Mwamuboneye umwanya, mwaramuganirije? Ntabwo muje ari uko yafashe icyemezo. Ababyeyi byabayeho bitagifite igaruriro, nimushyigikire umwana, mumuganirize. Niba mubona rodanje koko, mubona hari ibintu bizamubaho bitari byiza muri uwo muryango agiye gushakamo,
muri wenda tuvuga umwana w'umukobwa agiye gushaka muri uwo muryango w'uwo muhungu umuruta imyaka myinshi, umwana nimwongere mu muganirize niba koko mufite ibintu bifatika byatuma atagenda, ariko ntimumubrutalize, ntimumushyireho iterabwoba, ahubwo mumuganirize. Iyo ataje, ladies and gentlemen, ikiba gisigaye ni ukumushyigikira. Hanyuma bo bitarabaho, ubwo ndacyari ku babyeyi, mwitegereza kuzaganiriza umwana ari uko yifatiye ibyemezo. Nimumuganirize kuri ubwo buzima bwo gushaka, mumuganirize kuri ubwo buzima bw'urugo, mumuganirize purpose y'urugo, ko harimo no kubyara akororoka agaheka, atari ukugenda agiye gucika bitewe n'uwo bagiye guca umuryango, bitewe n'uwo bagiye kubana. Ibyo mubimuganirize mbere atarabigeramo, kuko ugiye kubimuganiriza yabigezemo amazi aba yarenze inkombe. Abagifite abana batoya b'abangavu batari abaperezanta basheri, nimufatirane, mubatembereze, mubajyana ahantu hari calme, muganire, tureka tukuganire noneho ku buzima. Niba warakuze ubundi rega bitangira kera, niba warakuze umwigisha ubuzima bw'imyororokere guhera bwa mbere agiye muri regre, niba ari umukobwa guhera umutipe muri ya myaka 12 ukaba waratangiye icyo gihe, ntabwo nujya kumuganiriza uwo yahitamo, umugira inama, muganira ku buryo yubaka umuryango ukomeye, azabifata nk'ibintu bikaze, azavuga ati n'ubundi daddy mami akasanzwe anganiriza, reka numve ibi bintu ambwira. Rero nicyo nababwira kubo byashyikiye, muganiriza umwana wanyu arakuze, umuhe le pour et le contre, mubwire muti bimeze gutya na gutya, hanyuma noneho niba byiza akagaruka, bitewe sinabyita byiza, byaterwa n'ibyo mwashyize imbere cyangwa nawe n'ibyo ashyira imbere, muzagenda mwumvikana. Nibitaba ibyo mumushyigikire. Ego bitarageraho, dusoza kuri icyo kibazo kajyanye n'ababyeyi, nimutangire mubone umwanya, mubonera abantu umwanya, mutazabona ari uko babazaniye ingwe mu mujyi. Kuri sosiyete muri rusange ntibibareba. Uti? Icyo mwavuga cyose, umwana yarakunze, umusore yarakunze, umukobwa yarakunze. Ibyo mwakwibaza byose nta gisubizo mubifitiye. Niba mubakunda, mubashyigikire, mubasabire kubyara hungu na kobwa, mubaherekeze, nta kundi. Ibindi byasigara kuri intimacy, ubucuti ufitanye na nyir'ubwite. Yego. Sinabyivangamo rero. Niba hari ubucuti ufitanye n'umukobwa Y cyangwa umusore, ukende muganire nabyo, kandi wowe kujya kuganira none ukumenya ukuri gusa kugira ngo umenye uburyo umufasha. Abantu bafitemo stake ni ababyeyi nabo ubwabo. Hanyuma ibindi mumenye ko igihe biragaruka hahandi twahereye, umuntu afite icyo yakunze. Twumvikane ko ari urukundo, hanyuma none urwo rukundo rugatuma abantu basabana. Hari icyo yamukunzeho, undi akimukundaho, kuko urusha undi myaka hari icyo yakunze kuba arusha imyaka. Urushwe n'imyaka hari icyo yakunze. Buri gihe ntabwo baruru, icyo nicyo navuga, buri gihe ntabwo baruru. Twavuze ngo yakunze iki? Aho none se urwo rukundo nicyo yakunze cyose, urukundo yagikunze. Ariko ashobora kuba ataragikunze ari principe. N'urugero ni nka wa muntu wahoze uvuga uti njyewe nakuriye. Reka nguhe urugero. Niba umuvandimwe petit frère yarakunze imitungo y'umugore yasigiwe n'umugabo, bamaze kugabana, amategeko y'izungura yose byarabaye, ibisigaye ni iby'uwo mugore. Petit frère w'umuntu runaka akunze uwo mugore, sibyo? Uko agenda akunda ubwo butunzi, uzi ko
ushobora gushiduka nawe yanamukunze. Noneho uwo mugore nawe agakunda umwana ukiri muto uje kumwongerera kurama, sibyo? Se ntibakundanye? simbizi nandifite ariko hari rwa rukundo tuzi rwo kuvuga ngo hari uburyo ndi kwiyumva uriya muntu akiza, hari uburyo hari amarangamutima ndi kumugiraho, bitandukanye no kuvuga ngo hari ibyo niyemeje mu buzima bwanjye. Hari ubukene nabayemo, ntabwo numva mfite gusiporta kongera kuba mu bukene, kongera kuba mu buzima bw'ubukene. Ngewe uko byagenda kose ibyo by'urukundo bizaza. Icya mbere ni ukuba mfite ubuzima bwiza. Barahari, hari ingero avuga ati ngewe ibyo by'urukundo mumbwira, ariko hari ubundi ni ibiki? Ngewe ndashaka twibanze ku mafaranga, kuko kenshi niyo akunda kugaruka akagenda bata mbonye wa muntu wuzuza hahandi hamwe numvaga hatuzuye, hahantu harimo bwa butunzi nifuzaga, akagenda gutya ariko atumva wenda ngo ni rwa rukundo ke ndamubonye ndumva hari amarangamutima yandi mugire cyane, akagenda gusa akanezezwa na bwa buzima abayemo, akaba aricyo kintu cyamukuruye kuko nicyo yashakaga. Ariko ingero turazifite, ntabwo twazivuga hano kuko twebwe ntabwo turi abasesenguzi ku mugani wawe, ariko ingero turazifite z'umuntu wari inzahare, amatama ye ameze nk'ahora asoma mu kibindi gutya, noneho yagerayo ubuzima bukaza, itama rikavayo, n'umusatsi ukirabura bro, wari warabaye maruni. Urumva? Kandi ukabona ibyo tubona hano hanze, ukabona barakundanye. Yego, ega bari hahandi yashakaga. Na wa wundi twabonaga nk'umukecuru akaba yaragarutse, yariyoboroye. Ahubwo twigire kuri ka kandi kuvuga ngo wagira iki, wagira iyihe nama uwo mukobwa, uwo musore ugiye muri urwo rugo, sibyo? Yego, kuko uko byagenda kose iyo difference in years, in ages, iryo tandukaniro mu myaka barushanya, rimwe cyangwa kabiri bizaba ikibazo. Yego, hari itagize ikitwaye, ariko turi kuva kuri yindi gisi nyine itangira gusakuza mu bantu. Yego, isakuza ku musore ugiye ku mama wadaburinze menopause cyangwa wayidepashije, n'urugero hazavaza icyo kibazo. Ugenda ubizi ko uwo muntu mudashobora kubyarana, cyangwa se habeho igitangaza cy'Imana mubyarana. Ibitangaza by'Imana byo birigenga, biri sovereign, biri aho ngaho kandi bizi igihe bishakiye, ariko ntubiteganya. Kuko sinshobora kukubwira ngo nguriza amafaranga nzakwishyura mu yo nzatoragura ejo. Icyo ni igitangaza. Nguriza amafaranga nzayakwishyura ku muntu tuzahura tudaheruka n'uzampa fanta ejo. Ntigeze aguhamagara, ntigeze agira ati. Nanjye ntabwo nakubwira ngo genda, hari ibintu biba proven by science yuko umuntu ugejeje imyaka batakibyara ngo nkubwire ngo genda nkusezeranije ko uzabyara. Yego, ibyo bintu ugenda ubizi. Risk mitigation, uvuga uti biriho koko, ariko ndamukunda, niyemeje kubaho nta mwana. Yego, tubyaranye n'uriya naza sava, ariko nge naza. Yego, ndetse mbiseka kuko ngo naza nyine senkanta yega nicyo gitangaza. Nukuri pe Mana yanjye yo mu ijuru, ibitangaza byagenda byemera. Niyo mpamvu ndimo expectinga bibaye ibitangaza nkuko tubyita ibitangaza. Amen. Ariko nibidakunda ugenda ubizi ko. Ikindi nabwira uwo muntu ugiye, uwo musore ugiye, agiye afite imyumvire, lifestyle ya gisore. Wa mukecuru ageze ahandi agomba kujya kuganira n'abandi bakobwa mu kagoroba k'ababyeyi. Rero ugenda ubizi ko najya mu kagoroba k'ababyeyi uzamuherekeza. Uwo mukobwa na uwo mubyeyi cyangwa uwo mukobwa ukuze nawe nujya mu kabyiniro amenye ko azaguherekeza.
donc mugire gutya kuzageza ahantu muzahurira ariko wabanje guca bugufi ku myitwarire y'imyaka ye. Nuko urugero tutajya no mu myaka miremire ikuze, hari ukuntu hari imyaka ugeramo umugabo akarenga imyaka ya ice cream, sibyo? Noneho umukobwa ukiri muto akaba akiri mu myaka ya ice cream, yamubwira ati tunyurangara tugure injugu. Urabona injugu ku muhanda ziraturaguritse, bebe wanguriye injugu. Ndi pero umaze guhumura wabaye inyangamugayo akakubwira ati ariko injugu cyane injugu wa ice cream kuki udakura. Nugenda rero uzamenye ko ndabibwira both genders, male and female, nugenda uzamenye ko ugomba kwiyadapta kuri icyo kigero, kuzageza igihe agenda bivaho nawe umanuka muhura. Nicyo nabwira abo bantu, nawe undi niba umukunze mujyane. Okay, nanjye nsa nk'ugaruka ku byo wari uvuze, ariko ni ukukunganira. Reka nanjye ntange inama cyane cyane kuri abo ngabo bagiye kubana. Hari ukuntu umuntu agera muri kiriya gihe agakururwa n'amarangamutima n'umuriro mwinshi w'ibyo arimo no kwitabwaho, ari kubona n'urwo rukundo rukamufata rukamuhuza, ntabashe kumva ikindi kintu na kimwe ari kubwirwa, hanyuma nyuma akazaba yakwicuza. Rero ni byiza ko wumva inama z'abantu bagukikije, yaba ari ababyeyi, yaba ari inshuti zawe, yaba ari abavandimwe, cyane ko abo bantu buri wese uri kukubwira arakwifuriza icyiza, aragukunze. Rero ni byiza ko niba uri muri icyo gihe utekereza utari ko kubera iki ibi bintu ndimo nta muntu uri kubyumva, abantu bose bari kubimbuza, use nk'uva muri ka gahuge k'ibyo byiza cyangwa ibyo bintu byakuryohanye, uve muri ayo marangamutima, none utangire ushyire mu bwenge utekereze ni ukubera iki, ni ukubera iki, ni ukubera iki, ese ibi ngibi nibingeraho bizagenda gute. Noneho nyuma yo gutekereza uvemo ufashe umwanzuro. Ushobora gufata umwanzuro wo kuvuga uti njyewe ndagiye, ariko aho ngaho umwanzuro uzavamo nubwo ngiye nabitekerejeho, ndabizi ko nshobora ni nka bindi wavugaga, nshobora kutabyara yego, ariko nzi uburyo nzabyitwara kuko wabitekerejeho. Nintabyara bizagenda gute, gutya na gutya na gutya, ugasanga hari impamvu zisumba kwa kutabyara. Urwo ni urugero twatanze, ukagenda wumva uvuga uti izindi ngaruka zose zazaza nzazirengera, nta kibazo, ku buryo nyine iyo bije muri icyo gihe ntabwo wicuza avuga nagiye mbizi, hari ibyo nakunze kurusha bya bindi numvaga bishobora kumbera bibi. Urebe ukagenda ubizi, niyo bije ntabwo bikugonga, kandi ubasha no kubisobanurira na ba bantu bari kuguha inama, bavuga ndabizi ko munkunze, ariko gutya na gutya na gutya, ukagenda ubizi. Hatavamo uwo mwanzuro rero, hashobora guhita havamo umwanzuro wo kuvuga uti bya bintu mbivuyemo, ego koko numvaga nari ndyohewe, nari ndi mu munyenga w'urukundo, ibiki n'ibiki, ariko ntago nari natekereje neza, hari ibyo ndi kubona imbere bishobora kutazagenda neza, hari ibindi nongeye gutekereza, ukaba wavamo hakiri kare, nyine inzira z'ikigendo. Rero inama ikomeye nababwira ni ukumva inama, ego ukava muri icyo cyanga, muri ubwo buryohe urimo, ukumva inama, none ukafata umwanzuro wamaze gutekereza neza. Inama ikomeye ni ukumva inama. Indi inama ngiye nabaha niyo kwiyubaka hakiri kare, kwiyubaka mu bitekerezo, kwiyubaka mu bushobozi, ntukure imburagihe, ukagenda ukura. Kuko wiyubatse mu bitekerezo, ukiyubaka mu bushobozi, ukaniyubaka mu mubiri, bituma icyemezo ufata kiba gishingiye kuri kami yawe. Kami ka muntu ni umutima we. Uvuga uti njye nariyubatse, mfite ubushobozi, si amafaranga njyanye, si amafaranga njyanye kuko ndayafite, njyanywe n'urukundo. Uriya muntu twemeta kuri onde zimwe, to broadcastinga kuri same wavelength kabisa mu bitekerezo. Hari ujyanwa nuko avuga ati uriya muntu turuzuzanye,
yego nta imyaka ngiye turuzuzanya. Twiyubake rero, wiyubake mu bushobozi, wiyubake mu bitekerezo, wiyubake ku buryo n'abajya kugukritika batazajya bavuga ngo uri underdog cyangwa ngo urimo urashaka ubuhungiro, hari ujya kwiyegekaho kugira ngo ugire imbaraga. Nimwiyubake mukiri batoya, mwiyubake mu bushobozi, mwiyubake mu bwenge, mwiyubake ku mubiri, mwiyubake mu mafaranga, kugira ngo igihe uzafatira icyemezo cy'uwo muzabana utazaba influence par n'ikintu icyo ari cyo cyose, ku buryo n'uwakubona bashango ya nta influence irimo kabisa, yariyubatse si amafaranga akurikiye. Urabona ni abantu bahuje, rega na sosiyete ibibibona ntabwo twabyirengagiza nabo. Rero inama ni ebyiri, mwiyubake kugira ngo mutazagira influence mu kujya gushaka. Indi ya kabiri, inama ni ukumva inama. Ababyeyi namwe muganiriza abana hakiri kare, ntimubaganirize nyuma amazi yarenze inkombe, si ibyo ibindi tutavuze namwe mubinyuze muri commentaire. Yego, ikindi tutavuze wenda cyiza, mutwigishe, muduhe n'amareferanse duhora twiga. Yego yego. Merci. Sinzi niba musigarana nyiri urugo ngenda barasezeye murabeho. Turajyanye, Imana ibagirire neza naho ubutaha, turabakunda. Bye bye. Bye.